wagiye ugerageza kenshi, abantu bagiye bakugora kenshi, abantu bagiye bakurusha kenshi, ubuzima bwagiye bukurusha kenshi, ndetse ukajya usanga ahari kuva amahirwe ugasanga basa naho bahasibye barangije, ukabona basa naho rwose batakinahiru, badashaka yuko uzana habona andi mahirwe ukundi. Ariko hari amahirwe Imana irimo kuguteganyiriza imbere. Nshuti yanjye mwene data, uyu munsi nubwo urimo gutegura umushinga ukabona urimo uragenda wanga, ukabona birimo biragenda bidakunda, ariko ejo hazaba heza, ejo bizaba byiza. Imana yacu ishimwe cyane. We ntucike intege, amasezerano ye kuzasohora. Ariko nshuti yanjye mwene data, umva icyo ndimo gushaka kukubwira. Wowe ihangane, wowe komeza urugendo, wowe wicika intege. Wicibwa intege nuko urimo kubona bakugirira ishyari, barimo kugenda basiba inzira zawe, barimo kugenda basiba dosiye zawe, ndetse rwose Yesu ashimwe. Shimye Imana cyane kuko Imana yongeye gushima yuko twongera guhurira kuri kamera tuganira ku ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Reka mbanze mbibwire, amazina yanjye ndi Pastor Sezibere Emmanuel, ndi muri Afrika mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Bugesera. Nkaba nkorera umurimo w'Imana aho ngaho muri ako karere mu murenge wa Mwogo. Imana yacu ishimwe cyane. Ishimye Imana rero kuko Imana ishimye uko twongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Amagambo ufite umutwe w'amagambo uravuga ngo gusibura amariba. Imana ishimwe cyane. Gusibura amariba, sinzi nimba ari ibintu yenda mwumva neza bankurikiye, ni ugusibura ibintu byari barasibye. Imana ishimwe cyane. Ariko ni amagambo avuga ku birebana no gusibura amariba. Niyo magambo ngira ngo tubashe kuganiraho muri aka kanya, kuko ni amagambo Imana yampaye. Wumve ngo nawe hari ibyawe byari barasibye, ariko Imana yo mu ijuru igiye kubisibura. Haleluya. Bari barabisibye ariko Imana igiye kubisibura. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Itangiriro ibice 26 umurongo wa 12. Haravuga ngo Isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka, yeza ibirutaho inshuro 100. Uwiteka amuha umugisha, uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho, ageze aho yabereye umukire cyane. Murongo wa 14, yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishyari. Amariba yose abagaragu base bafukuye Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari barayashibishije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati, genda utuvemo kuko uturuta cyane. Isaka avayo abamba amahema ye mu gikombe cya Kigereri aturayo. Isaka asibuza amariba bafukuye Aburahamu se akiriho, kuko Abafilisitiya bari barayasibishije bari barayasibishije ibitaka. Imana yacu ishimwe cyane. Hariya tumaze gusoma ijambo ry'Imana ngo Isaka ngo Imana imuha umugisha. Imana imaze kumuha umugisha, noneho ngo atangira ngo kuba umukire cyane. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Noneho ngo baza kumwirukana ngo muri icyo gihugu, ngo kubera yuko ngo yari afite umugisha, ngo noneho ngo babonaga ngo amatungo ye, ngo afite amatungo menshi, afite abagaragu benshi, ndetse ngo yeza n'ibintu byinshi. Imana ishimwe. Noneho ngo bamugirira ishyari. Ngo bamaze kumugirira ishyari, ngo baravuga ngo hoshi ngo tuvemo. Imana ishimwe cyane. Ngo amaze kubavamo rero aragenda, ariko ngo ageze i Gereri, ngo agera ahantu ise yari yaratuye, agera ahantu ise yari yarabaye, agera muri gakondo y'iwabo. Yesu ashimwe cyane. Ngo amaze kuhagera, noneho ngo asanga ngo abantu bari bahari ngo b'Abafilisitiya, ngo amaze kuhabasanga ngo ajya ku mariba ya se, ayagezemo
noneho ngo agira ikibazo gikomeye cyane, ngo asanga barayasibye. Amaze gusanga ngo barayasibye, ngo bayasibisha ibitaka, amariba ngo barayasiba. Imana ishimwe cyane. Ngo atangira kuyasibuza, asibuza iriba rya mbere ngo bararitonganira. Ngira ngo munkurikire dusome neza ku murongo wa 15. Amariba yose abagaragu base bafukuye, Aburahamu se akiriho, abafite bari barayashibishije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati genda utuvemo kuko uturuta cyane. Isaka avayo i Gerari aturayo. Isaka asibuza amariba bafukuye Aburahamu se akiriho, kuko abafitiya bari barayasibishije ibitaka. Aburahamu amaze gupfa ayita amazina se yayise. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babonamwo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati na yacu. Isaka yita iryo riba Iseki, kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba, naryo bararitonganira, aryita Sitini. Avayo afukura irindi riba, ryo ntibaritonganira, aryita Rehoboti. Aravuga ati noneho Uwiteka adushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Avayo arazamuka ajya i Berisheba. Imana yacu ishimwe cyane. Nshuti yanjye mwene data, ahangaha tubona yuko ni amahirwe ya mbere y'iryo riba yarabonye, ariko amaze kuribona noneho ngo asanga ngo bararisibye, ariko ngo arisibuye ngo barahaguruka. Nshuti yanjye mwene data, hari ibyo wari warakoze mbere, hari ibyo wanageragezaga gukora, ariko amashyari agahaguruka, ibibazo bigahaguruka. Imana ishimwe. Ngo Aburahamu ngo ibyo arabireka. Abahungu ba Isaka, abagaragu ba Isaka ngo barabireka, ngo bajya gufukura irindi riba. Ngo Aburahamu yari yarafukuye, ngo none harifukuye naryo ngo asanga bararisibye. Imana ishimwe cyane. Hari ibyawe bagiye basiba, hari ibyawe bagiye barenzaho ibitaka, hari ibyawe bajya basiba kubera amashyari. Niko Bibiliya yatubwiye ngo bamugirira ishyari ngo kubera ko yezaga ibintu byinshi. Hari imishinga wagiye utegura ariko ntikunde, ugasanga bagiye bayisiba. Niko Bibiliya yatubwiye ngo bafukura iriba rya kabiri, naryo ngo asanga bararisibye, ariko ngo ararisibuza. Hari ibyawe Imana igiye gusibura. Imana ishimwe cyane. Ngo gita Sitini, ina gita Seki. Imana ishimwe cyane. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo baza gufukura irindi riba. Imana ishimwe cyane. Ngo barifukuye iryo riba rya kabiri, rya gatatu, noneho ngo ryo ntibaritonganira. Ngo Uwiteka aravuga ngo Uwiteka dushyize ahagutse, natwe tugiye kororoka. Nshuti yanjye mwene data, reka nongere nkubwire muri uno mwanya Imana iduhaye. Imana yacu ishimwe cyane. Wagiye ugerageza kenshi, abantu bagiye bakugora kenshi, abantu bagiye bakurusha kenshi, ubuzima bwagiye bukurusha kenshi, ndetse ukajya usanga ahari kuva amahirwe ugasanga basa naho bahasibye barangije, ukabona basa naho rwose batakinahibu, badashaka yuko uzana habona andi mahirwe ukundi. Ariko hari amahirwe Imana irimo kuguteganyiriza imbere. Nshuti yanjye mwene data, uyu munsi nubwo urimo gutegura umushinga, ukabona urimo uragenda wanga, ukabona birimo biragenda bidakunda, ariko ejo hazaba heza, ejo bizaba byiza. Imana yacu ishimwe cyane. We ntucike intege. Ijambo ry'Imana uko ryatubwiye, aba bagaragu ba Isaka ntabwo bigeze bacika intege. Imana ishimwe cyane. Nubwo bafukuye iriba rya mbere, bakaza bakaritonganira, bakaza bakaribatwara, bakaza bakaribahuguza, ntabwo bacitse intege, barakomeje kugeza igihe bagere ku iriba rya kabiri. Naryo barakomeza bararitonganira, barakomeza naryo bararireka, barakomeza. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye mwene data, imbere hari icyo Imana yavuganye nawe, noneho ugashitikanya ukavuga ngo ariko se nimba ari Imana yavuganye nanjye, ko Imana izampa umugisha, ko Imana izangirira gutya, ko Imana izabigenza gutya, kuki itarimo kubikora? Ndagira ngo ngumbwire ngo ihangane, imbere ni heza, ihangane, ibyawe biri imbere kandi Imana izabikugezamo. Noneho ngo bagera ku iriba rya nyuma, ngo ryitwa Rehoboti. Ngo noneho ngo ryo barifukuye iryo riba, ngo ntibaritonganira. Noneho ngo
Isaka araza agihita Rehoboti, ngo aravuga ngo Uwiteka noneho adushyize ahantu hagutse, noneho twari twaroroye amatungo, ariko noneho tugiye no kororoka, tugiye no kororokera aha hantu. Nshuti yanjye mwene data, tugiye kororoka, ugiye kororoka. We wari warabuze ibyiringiro, we wavugaga ngo mbese bizagenda gute, ariko umva icyo nshaka kukubwira. Imana igufitiye umugambi mwiza, Imana igufitiye amahirwe. Wowe aya mbere uravuga ngo aya mbere yaranze, ndetse ndimo ndagerageza n'aya kabiri nayo nkabona ntabwo akunda. Bibiliya yatubwiye ngo icyatumaga bamurwanya ngo bamugiriraga ishyari. Bene data, ishyari tubona yuko ari ikintu kiba kibi cyane. Mujya mwibuka iyo dusomye muri iki gitabo cy'Itangiriro, umugabo bita Yosefu ni umuntu ngo wagiriwe ishyari n'abavukanyi biwe, n'abo bavukanaga. Imana yacu ishimwe cyane, ngo bamaze kumugirira ishyari, niko ijambo ry'Imana rijya ritubwira, ngo bituma ndetse biza kuba ngombwa yuko banamugurisha mu mahanga. Ishyari ni ikintu kitari cyiza, ishyari rizana ibintu bibi cyane. Noneho ngo bamugurisha bagira ngo azagenda agweyo, amasezerano ye kuzasohora. Ariko nshuti yanjye mwene data, umva icyo ndimo gushaka kukubwira. Wowe ihangane, wowe komeza urugendo, wowe wicika intege. Wicibwa intege nuko urimo kubona bakugirira ishyari, barimo kugenda basiba inzira zawe, barimo kugenda basiba dosiye zawe, ndetse rwose wabonaga yuko ibyo wageragezaga gukora byose, wabonaga yuko bagenda bakabyangiza, bagenda bakabyica, cyangwa se ibihe bigahinduka, bigatuma umushinga wawe utagenda neza. Ibyo nabyo bijya bishoboka. Ariko umva ijambo ry'Imana uko ryatubwiye, ngo basibye iriba rya mbere arihangana. Nawe hari amahirwe ya mbere, nawe wabonye atarakunze, nawe hari amahirwe ya mbere wagerageje rwose ubona ntabwo yakunze, ariko aya kabiri Imana yacu ishimwe cyane, ay'uyu mugabo nayo ntabwo byaje gukunda. Ariko arakomeza barihangana, ngo bagere igihe bafukuye ku iriba rya gatatu. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo mbwire ngo we kurambirwa n'iby'uru rugendo, unyura muri uru rugendo. Reka nkubwire iby'iyi nzira, iyi nzira y'agakiza. Iyo wamaze kwinjira muri Yesu neza, ndetse rwose muri ubu butayu ducamo cyangwa muri urugendo, kuko njya nkunda kubwiriza abantu nkababwira ngo iyo duhagurutse mu Egiputa turimo tugana i Kanani, kugira ngo tuzagere i Kanani tugomba kubanza tukanyura mu butayu, kandi ubutayu bukadushiririza, tujya tubunyuramo tugakena, tujya tubunyuramo tugahura n'ibibazo bitandukanye. Ariko ubutayu bufite aho butangirira, ariko ubutayu bufite aho burangirira. Ariko ubutayu uko byagenda kose, nta mugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru utazabukandagizamo ibirenge. Imana yacu itugire neza. Tubona batubanjirije muri uyu murimo, tubona ba Mose babuciyemo, burabagirira nabi, burabagora. Tubona ba Aburahamu nabo byagiye bibagora. Imana yarabahaye amasezerano yuko izabagwiza, izabororotsa, bazaba abantu benshi kandi bazaba abantu bakomeye. Ariko biragenda bigera mu mwaka wa 99, ari nta gicucu cy'isezerano barabona, ari nta byiringiro byo kuzabona isezerano barabona, ariko bari barabibwiwe, barabikomeje. Imana itugirire neza. Bigeze mu mwaka 99, Imana ishimwe cyane, Imana yongera kumugarukaho, Imana yongera kumwibutsa yuko ari Imana ishobora byose. Nanjye ndagira ngo nongere nkubwire ngo hari Imana ishobora byose, hari Imana ishobora byose. Yesu ashimwe cyane. Nshuti yanjye mwene data, hari Imana ishobora byose, hari Imana itagira ikintu kinanira, hari Imana itagira ikintu kinanira, hari Imana ishobora byose. Wicika intege ngo nuko urimo kubona amahirwe ya mbere bayasibye, ngo nuko urimo kubona amahirwe ya mbere rwose bayarengejeho byinshi, ariko hari Imana yabisibura. Amahirwe ya kabiri nayo barayagerageza biranga, amahirwe ya gatatu barayagerageza, ariko ngo bigeze ku mahirwe ya kane, nshuti yanjye mwene data, imishinga wagiye utegura ntikunde, wicika intege ngo nuko ubutayu bwabaye burebure, ngo nuko ubutayu bumeze gutya, ubutayu buzarangira. Reka twinjire mu mwanya wo gushima Imana, reka twinjire mu mwanya wo gusenga Imana muri kano kanya. Ibyo babonaga nk'ibyo basibye, ibyo babonaga nk'aho byarangiye,
Rehoboti imbere yawe, harahagutse imbere yawe, harahagutse. Kandi ijambo ryatubwiye ngo noneho tugiye kororokera aha hantu, noneho tugiye kwagukira aha hantu, noneho tugiye kugera mu masezerano yacu, noneho tugiye kugera mu byacu. Nshuti yanjye, hari igihe ushobora kuba unaniwe kandi aribwo wari ugiye kugera muri Rehoboti, aribwo wari ugiye kugera hagutse, aribwo wari ugiye kugera hari amazi, aribwo wari ugiye kugera igihe cyo kunywa. Hari igihe wari ugiye kunanirwa, hari igihe wari ugiye gucika intege, hari igihe wari ugiye urimo uracika intege, kandi wari ugiye kugera, oh haleluya, wari ugiye kugera ahagutse, wari ugiye kugera ahari amazi, wari ugiye kugera ngo none ngo bafukuye iryo riba ngo ridudubiza amazi ngo rimaze kuyadudubiza. None ngo abashumba Isaka bavuga bati noneho Imana itugiriye neza. Isaka avuga ati noneho Uwiteka dushyize ahagutse, Uwiteka shimwe yuko tugiye kororokera ahantu, Uwiteka shimwe kuko agiye gutunganya ibyawe byari bimaze igihe bidatunganye. Reka dusengane Imana, ibyo byawe bitari bitunganye, Imana ibitunganye, Imana ibigenze neza, Imana igushoboze, Imana iguhe gukomera, Imana iguhe kwihangana. Amahirwe ya mbere yaranze, aya kabiri aranga, ariko aya ngaya noneho Uwiteka Imana avuganye nawe ngo Imana igiye kududubiza amazi, kandi none agiye kugushyira hagutse, kandi nawe ugiye kororoka. Nyeremerera rero dushimane Imana muri kano kanya. Imana yacu ishimwe. Mana, turagushimiye muri uyu mwanya, wabanye natwe, watugiriye neza, waturengeye, waturinze, uduhe kumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Tubonye yuko mu izina rya Yesu abangaba amahirwe yabo ngo bari barayasibye, amahirwe yabo ngo bari barabaye nk'abayasiba, ariko wari uteganyije kuzabafukurira andi mariba y'amahirwe. Mwami, turasenze kugira ngo ibyagaragara nk'ibyasibwe mu izina rya Yesu Kristo byongere bisiburwe. Kandi aba bantu bamaze kumvira ijambo, Mwami, bari bamaze gucika intege bavuga ngo twagerageje amahirwe igihe gitandukanye, ariko none Mwami wongere ubamenyeshe yuko hari andi mahirwe, kandi wongeye kubafukurira ahari amazi, kandi ugiye kubororotsa, kandi ugiye kubageza ku masezerano yabo. Bana natwe muri byose, tubisabye Imana twingize izina rya Yesu, amen. Ishimye Imana kuko tumaze kumvira ijambo. Derese zanjye, ndi mu gihugu cy'u Rwanda, muri Afurika. Amazina nayababwiye tugitangira. Nomero za telefone kontakite zanjye ni 0788 30 42 9 7. Imana ibaha umugisha. Shalom.